ababonye Gicumbi Empire twabazaniye n'umukobwa mushyashya ewana bo bakibwirana amazina nge n'ubundi n'ubusanzwe n'igiti muramenyeye ndakeka munza abankurikirana kambaye babibwira amazina. Baby witwa nde? Hello guys, my name is Cynthia. I'm from Gisozi. Okay. Ndamushyashya muri team Igicumbi Empire cyangwa se Nyaxi Comedy. Murakoze cyane. Aba nabashiti banjye ngo bamaje kuri inshuti zanjye. Rero tuje kwishimana namwe. Tuzajya duhura muri video nyinshi, muri comedy n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Murakoze cyane. Nkuko natangiye mbibabwira nitwa Cynthia. Kambaye n'undi mugenzi wanjye abibwire. Murakoze. Ya kambaye n'uyu musore nawe yabibwira amazina. Okay, nk'ibisanzwe ni Claude. Nanjye rero nkaba nkora muri Claude nibyo bakumenyeyeho cyane. Banyimenyeye kuri Nyaxi, ariko amazina yanjye niswe n'ababyeyi ni Claude. Chano rero muri no minsi yitwa Gicumbi Empire, ariko n'agace ka Nyaxi nyine karacyahari. Okay, ikintu rero twabifuriza ni ukujya kuri YouTube yacu mugatangira mugakora subscribe, share na comment, hanyuma tukazajya tubaha ibintu byiza, turi kubikora neza, turi kubishyira ku murongo, kandi mukomeze mudukurikirane. Ya bantamani Shimwe David. Akaba ari wa wundi wikina muri Nyaxi cyangwa Gicumbi Empire. Ni ibyo rwose. Ndakeka byari ibyo bendaga kubabwira. Bababwiye timu yabo vuba murahita mubona biraterwa turavugana na ba producer wacu. Hagiye murahita mubona filime twakinnye muri no minsi harimo n'uno musiteri wacu turi kumufata mushiki wacu. Murahita muzibona ubundi mujyeho. Nyamuneka ntukave udakoze subscribe. Muzabibona ukuntu babyatuvunnye namwe nk'abajene turabakunda. Bye bye. Hey, tutibagiwa kandi kano gatoya. Niba udukurikirana shishikariza abagenzi bakore subscribe, share, comment. Ukande ku gatima muri TikTok n'ujye ubona video zacu. Turabakunda. Ciao. Ciao ciao.